Ukomeje gushwekura usiganwa n'ababigize umwuga, ni nako imyaka ikuvudukana utagera ku ntego zawe wiha buri mwaka. Buri gitondo ubyuka wiruka kibuno mpamaguru ushaka amafaranga yo gutunga umuryango wawe, ushaka amafaranga yo gukemura ibibazo ufite, ushaka amafaranga yo gukora ibi n'ibi 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 ushaka kugeraho mu buzima, ariko ukomeje kutabigeraho. Muri iyi video uramenya uko uhitamo icyerekezo cyawe bwite n'inzira nk'iya GPS nta kuyoba, hehe no kongera kuyoba, uhitamo ibyemezo bitakugeza ku ntego zawe. Iyi video ni iya kabiri ikurikira iyabanjirijeho ivuga kuri menya uko wategura intego zawe z'umwaka wa 2025 ukazazigeraho. Natangiye nkuburira yuko 5% ari bo bonyine bateganya intego, bateganya inzozi zabo bakabigeraho, abandi 95% ntabyo bageraho. Mu mpamvu ki twagarutse ku bimenyetso byerekana umuntu utagera ku ntego, harimo kutigirira icyizere, harimo kudakora akazi neza cyangwa se amashuri ye neza, harimo guhuzagurika n'inzira umuntu anyuramo ku mwaka, ukuntu afata intego mu kwezi kwa mbere, mu kwa kabiri za ntego akaba yazibagiwe, hakaza imishinga mishyashya n'ibindi n'ibindi. Mu mpamvu ki twagarutsemo yuko umuntu nta cyerekezo afite cy'igihe kirekire. Ikindi kandi twagarutseho nta systeme afite imuyobora mu gufata ibyemezo bijyanye n'intego ze ashaka kugeraho mu buzima. Ikindi cya nyuma nanone twavuzeho nuko adakura bihagije, atazi gukoresha ibikoresho by'intego ashaka kugeraho, kuko akomeza gukererwa mu buzima za ntego kandi akomeza kuzizamura mu ntera, ntago ari wa muntu ushobora kuba yafata bya byemezo bigendanye n'aho yaba ageze mu kigero cy'ibyo ashaka kugeraho. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, njye ni Habinshuti, hano dusangira akabisi n'agahiye, nizera 100% yuko ubuzima bwiza tubukesha inshuti nziza tugira mu buzima. Niba nawe wifuza kugira inshuti nziza, icyo ugomba gukora ni kwiyandikisha ukanda ahantu handitse subscribe na yanzogera kugira ngo udacikwa n'ikiganiro turimo dusangiza utuntu n'utundi twakugeza ku buzima bwiza, kuko ubwo nibwo buryo tuzagera ku nzozi hejuru y'ibigeragezo, abanzi n'ingorane bya buri munsi duhura nabyo. Abantu bari kuri diet ibiryo bidasa neza, udasangira n'abandi, bitagushimishije, bigatuma diet uyikwepa ntuyikore neza. Delicious food yarabigukemuriye kuko kuri TikTok ibikwereka, ndetse no ku muyoboro wa Instagram aribyo mubona hano. Tumaze kubona ukuntu ateka ifi. Hari inkuru y'umugabo ukora mu icungamari rikomeye ku isi muri Amerika, aho bita Wall Street. Mu gihe cye yari arimo ari mu kiruhuko mu kirwa, ntibuka neza izina, yagezeyo ahasanga umusore umaze kuroba ifi, hanyuma aramubaza ati se iyi niyo fi yonyine warobye? Undi aramubwira ati ni iyi ngiyi, ubundi umunsi ugakomeza. Aramubaza ati se kuki utashaka ishundura nini ukagenda ugashaka n'imfashanyo ukagura ubwato bunini ukajya mu kiyaga hagati ahari amafi menshi, ukaroba menshi ukaza ukayagurisha? Undi aramubaza se kubera iki ntabwo ngomba kubikora gutyo? Kugira ngo urobe amafi menshi hanyuma uyagurishe ugire amafaranga menshi, ukomeze wagura ibikorwa byawe, ushake n'abandi bakozi, ugure n'ayandi mato, ujye mu biyaga binini, ukomeze kuroba, ugaburira abantu benshi. Hanyuma uwo musore nanone aramubaza se kugira ngo ngere kuki?
Nukomeza gutyo uzagira business nini, uyandikishe, uyizane aho nkorera, tugushakire abantu baterankunga benshi, hanyuma ugire amafaranga menshi, umutungo wawe ukomeze ube mwinshi, ugende byiyongera. Wa musore nanone arangira aramubaza se kugira ngo ngere kuki? Undi nanone ati ese ntabwo uriho urabyumva? Kuko numara gukira wagize ibintu byinshi uzongera ugaruke hano uri kumwe n'umuryango wawe, uwufate neza, ujye ugenda urobe agafi kamwe, hanyuma uzisangire, ufate umwanya wawe uri kumwe n'umuryango wishimye nta kikwirukansa, nta yindi stress. Wa musore arongera aramubaza se ntabwo na n'ubu ndabyumva? Nuko undi aramubwira ati gutyo niko abandi babigenza, bakagira imitungo myinshi, bakabaho neza, bakaruhuka, nkanjye naje kuruhuka hano. Noneho wa musore aravuga ati okay, ndakeka ashobora kuba nabyumvishemo gake, ariko nubwo ntarabyumva neza, ese ibyo ngibyo bizamfata imyaka ingahe? Undi aramusubiza ati bizagutwara imyaka 20 nimba ukora gahoro, utarabimenya neza, utarabyumva neza, imyaka 30, 35. Undi aramubwira nimba ari ugukora gutyo hanyuma nkazasaza nza kuroba agafi kamwe nkasangira n'umuryango wanjye n'abana n'abuzukuru, tugenda dutembera gahoro gahoro, kubera iki namara iyo myaka yose ndi gukora gutyo? Ati niko abandi babigenza, bakagira imitungo myinshi, bagatembera n'isi n'ahandi hantu hose, hano inshuti n'abavandimwe bagafata neza. Noneho wa musore aramubwira ati se urakeka ko ubu ngubu ndimo ndakora iki? Ko numva iyo ntego ya nyuma ndimo ndayibaho nonaha. Ibi bivuze iki? Ibi bivuze yuko hari igihe umuntu yiruka inyuma y'intego z'abandi zitari ize ku giti cye, ugasanga wataye umwanya wawe wiruka hejuru y'ibintu n'ibindi bitari ibyawe. Mu gukemura icyo kibazo cyo kugira intego zitari izawe, ukumva yuko imyaka ubayeho iri kugenda iba imfabusa, hari imyitozo ugomba gukora yo gutekereza. Niba ufite ikaramu n'urupapuro nonaha, twatangira ukayandika, hanyuma ukaza kuyikora witonze, kuko n'imyitozo isaba yuko uyikora witonze, uzajya uyisubiramo inshuro nyinshi wumva ubikeneye, kugira ngo ibintu bise nk'ibisobanuka mu mutwe wawe. Mu gihe mu mutwe wawe ibintu bidasobanutse, nta kintu uzajya ugeraho. Umwitozo wa mbere ni uyu nguyu. Urashaka gukora iki mu myaka 10 iri imbere uhereye nonaha? Ni iki kintu ushaka kugeraho? Ni iki kintu wumva mu buzima bwawe ushaka gukora? Mu kukuyobora kuri uru ruziga urabibona dukurikije nk'isaha nk'uko igenda, hejuru handitseho urashaka iki mu myaka 10? Hagakurikiraho urashaka kuba nde? Kuko ibyo ushaka gukora bisaba yuko uba undi muntu. Ntabwo ushobora kuvuga uti ndashaka ubutunzi nk'ubwa Elon Musk, udashoboye kuba umu-entrepreneur nka Elon Musk, udashoboye kuba umuntu ufata ibyemezo, umuntu utekereza, umuntu w'umu-engineer nka Elon Musk. Ntibishoboka. Hagakurikiraho uzavanamo iki mu byo ushaka gukora, mu byo ushaka kuba, uzavanamo iki? Ese ni umutungo uzavanamo? Ese ni impapuro nk'urugero ni amasomo uzavanamo PhD, uzavanamo doctorat, uzavanamo iki? Ese ni ubuhe butunzi uzavanamo? Ni iki uzavanamo? Ni ubuhe bumenyi uzavanamo? Igikurikiraho ni urifuza gutanga iki, gusangiza n'abandi ku isi? Niyo mpamvu tugaruka yuko kuri iyi si ntawe ubaho wenyine, tubanaho n'abandi bantu. Abo bantu uzabafasha iki? Ese ni ukubaha amafaranga kugira ngo babashe kubaho? Ese ni urukundo uzabaha? Ese uzabasangiza ubumenyi bwawe? Ese uzabigisha? Uzasiga ibitabo? Uzagira ute? Ni iki ushaka kuziha abandi, uzasigira abandi? Ni iki bazakwibukiraho muri iyi myaka 10 iri imbere uzakora? Ni ibiki
ushaka gusangiza abandi? Ese uzasangiza n'abandi ubuzima bwiza, nimba ukunda gusohokana n'abantu ahantu heza, ese ni iki? Byandike ibyo byose. Ikindi cya nyuma aricyo cya gatanu, ese urashaka kujya hehe mu buzima bwawe? Urashaka gutembera, urashaka kujya gushopinga, urashaka kujya kureba ibitangaza hehe na hehe, urashaka kujya hehe, urashaka gusura inshuti zawe, urashaka kujya kureba umuntu wakoze ibitangaza ku isi, urashaka kujya guhura nande, urashaka kujya hehe muri iyi myaka 10 iri imbere? Uwo ni umwitozo wa mbere. Nuwurangiza ukurikize neza ibi ngiye kukubwira kuko nta handi byanditse, nta handi uri buze kubibona. Icya kabiri uri bukore, ibyo bintu byose wanditse, ushobora kuba wanditse ibintu 15, ukaba wanditse ibintu 20, ukaba wanditse n'ibintu 100 biranashoboka wifuza kuba wakora mu gihe cy'imyaka 10, uragenda wandikaho imyaka bigufata kugira ngo icyo kintu uzakigereho. Gishobora kuba cyagufata umwaka umwe, gishobora kuba cyagufata amezi 2, gishobora kuba cyagufata imyaka 5, gishobora kuba cyagufata imyaka 7. Andikaho buri kintu cyose ushaka gukora n'igihe bizagufata. Umwitozo wa gatatu urakora, muri ibyo byose wahisemo ugomba gusigarana ibintu 16 byonyine uzageraho muri iyi myaka 10. 16 by'ingenzi ku buzima bwawe, kuko ibyo bintu 16 nibyo tugiye gukoraho imyitozo irakurikiraho yose. Ibyo bintu 16 urabihitamo gute? Icya mbere urabihitamo uvuga uti urashaka kuba nde? Ibyo wanditseho byose. Ese urashaka kuba umukuru w'umudugudu? Ese urashaka kuba umucuruzi ukomeye? Ese urashaka kuba iki? Urashaka kuba iki? Urashaka kuba iki? Uhitemo 4 byonyine. Ibyo uzavanamo, ese uzavanamo nimba ari title, nimba ari titre, nimba ari amafaranga, nimba ari ubumenyi, nimba ari amashuri, uzavanamo iki? Uhitemo ibintu 4 mu bintu ushaka kuvanamo muri iyi myaka 10 iri imbere. Nanone uhitemo ibintu 4, nimba uzakiriyetinga foundation, nimba uzashinga umuryango wita ku mbabare, niba uzajya usangira n'abantu buri weekend, nimba uzajya usangiza ubumenyi kuri YouTube, niba uzajya usharinga ibintu kuri radiyo, nimba uzajya uganiriza abantu bafite ibibazo kugira ngo bakemure, ni iki uzajya utanga, uzajya uha abandi utitangiriye itama. Uhitemo ibintu 4. Nanone ahantu 4 ushaka kujya, ibintu 4. Ibyo byose hamwe biraba ari ibintu 16, urakomerezaho uyu mwitozo. Urugero, tuvuge yuko uru ni urugero abantu benshi bashobora kuba bahitamo, arashaka kugira imodoka nziza, arashaka kugira akazi keza, arashaka kugira inzu nziza irimo icyumba cyiza, kirimo igitanda cyiza, arashaka kuzajya gutembera, agiye muri Egiputa arebe aho abami ba Misiri babaga, ashaka gusangira n'abantu, yari ibyo kunywa, ari ibyo kurya, ibiryo byiza, kurya ibiryo biri kuri diet bisa neza, bimeze neza, biryoshye, bifite intungamubiri, ashaka gutunga utuntu dufite agaciro, ukambara neza, ukasa neza, ushaka kugira urukundo, ushaka kugira abantu bakwifuriza ibintu byiza, bakaguha impano zitandukanye, nawe ugatanga impano, ushaka kujya ahantu bakaguseriva neza, bakakwitaho neza, ukajya muri za massage, ukagira iki, ibintu n'ibindi. Ibi biri hano byonyine ni ibintu 10, ubwo sinzi ibyo wahisemo, uru ni urugero ngiye kukwereka. Muri ibyo byose turahitamo imishinga 3, inzozi 3 z'ingenzi. Uwa mbere ni umushinga uzagutwara imyaka 3, uwa kabiri ni uzagutwara imyaka 5, uwa gatatu ni uzagutwara imyaka 10. Iyo mishinga 3 ugomba kuyifata kuko ariyo y'ingenzi kuri wowe. Urugero nanone hano natanze,
muri izo nzozi eshatu ushaka kuzageraho muri iyo myaka 10 iri imbere, nk'uwa mbere uza gufata imyaka 3 ushobora kuvuga uti ndashaka kubika amafaranga angana n'umwaka w'ayo mbayemo mu kwezi kumwe, nkayabika nkaba mvuga nti maze umwaka ntakora mfite icyambeshaho, nta ubuzima bwanjye butagize izindi ngorane na zimwe, nta kibazo ngira, nkabara umwaka ntakora nta mafaranga yinjira nta kibazo. Ushobora kuvuga uti ndashaka kugura inzu y'ibyumba 4 irimo wese 3, jacuzzi irimo iki, ese iyo nzu uzayigura? Yaba ari mu myaka 10 cyangwa se no mu myaka 3 ukabishyiraho, iyo ntego yawe uraba wihaye. Indi ntego ya gatatu, ese urashaka kubaka ubucuruzi bw'amashanyarazi, ubucuruzi bw'amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba, ku buryo ubwo bucuruzi bwawe buzahesha abantu akazi, ku buryo buzatunga imiryango igera ku 10. Urwo ni urundi rugero. Ukavuga uti iyi ntego nzaba nayigezeho mu myaka 10 iri imbere. Izo ni ingero nakwandikiye hano. Ibyo wahisemo urabireba ku rupapuro, hanyuma uze ukurikize iyi metode, ugende ubikurikirana nk'uko iyi myitozo ibikwereka. Icyo uraza kurangirizaho kuri iki gikurikira. Iki nako ni ikibanziriza ikirangiza. Urafata bya bindi byose ubishyire ku murongo, iyo myaka 10 iri imbere, ukuntu izo ntego zose ushaka kugeraho, bya bintu 16 uzagenda ubishyira ku murongo. Umwaka wa mbere tuvuge urugero, uzabika 60% by'umushahara wawe. Ni ukuvuga yuko uzareba ibintu ukoresha bitari ngombwa, udakeneye, bigutwara amafaranga yawe, ahubwo ukayabika. Ku buryo nimba uhembwa $1000, uzajya ubika $600 ukaba kuri 400. Ni urugero. Ibyo byose birashoboka, uretse yuko abantu dufite ibintu byinshi cyane, ugiye mu kabati kawe, ugiye mu nzu yawe, wasangamo ibintu byinshi waguze uvuga ngo uzabikoresha ariko ntubikoreshe. Iyo ubisuzumye neza usanga bihari byinshi cyane kandi bijya gutwara amafaranga menshi. Icyo kindi tuzakigarukaho ikindi gihe, turebe metode umuntu akoresha. Umwaka wa kabiri ukavuga uti ndashaka nyuma y'uko maze gushyira ubuzima bwanjye ku murongo, ku mafaranga aya n'aya nzajya mbaho, ese nzajya mbaho nte, nzajya ndya neza gute, nzajya mbiteka gute, indyo ifite intungamubiri zuzuye, ibintu nk'ibindi. Ushobora kuba ufite intego y'uko ugomba gushinga urugo, ukavuga uti mu mwaka wa 3 nzaba nashinze urugo. Ubwo ni ukuvuga ko uzagenda ugaruka inyuma ukareba uko uzajya ubipanga kugira ngo uzabigereho. Umwaka wa 4 ukavuga uti zagura inzu, ko washinze urugo, utangiye kubyara, aho umuryango wawe uzaba. Umwaka wa 5 ukavuga uti nzaba maze kumenyera mu kazi, mfite experience ihagije, cyangwa se hari ibitekerezo byo kubaka umushinga, business ufite ukazaba wayitangiye. Umwaka wa 6 ya business yawe ugashaka abashoramari, ku buryo bashoramo imari kubera ko watangiye kubona yuko imiryango ifunguye. Umwaka wa 7 ukavuga uti okay, umuryango mukomeje kwaguka, reka ngure imodoka ihagije, twese tukwirwamo, tuzajya tugenda, tuzajya dukenera, cyangwa se nimba mukeneye imodoka 2 aribwo madamu azagiriye, nawe uyikoresha no mu kazi, ibintu nk'ibindi bitandukanye. Umwaka wa 8 ukavuga ati hari ahantu tuzajya dutembera n'umuryango nshaka kuzabageza, aho natembereye nkiri umusore cyangwa nkiri inkumi, aho ati umuryango wanjye nzawuhazana, cyangwa se ahandi hantu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umwaka wa 9 ushobora kuvuga uti tuzakora anniversaire y'imyaka 5 tumaze twimariye, dutumire abantu, dukora ikirori gikomeye cyane. Umwaka wa 10 ushobora kuvuga uti nzakora umushinga wo korora no guhinga, ubworozi buteye imbere bwa kijyambere kugira ngo aburire imiryango myinshi. Urwo ni urugero y'uko ushobora kuba utekereza imbere y'ejo hazaza hawe mu myaka 10 iri imbere, ugendeye kuri ya myitozo wakoze. Ibi ngibi nibyo bigaruka kuri bya bindi byo guhitamo intego zihariye, intego zisobanutse. Buri mwaka ukaba uri butangire umwaka ushyizeho intego uzageraho zigendana na cya cyerekezo cyawe cy'imyaka 10,
atari bya bindi waje umwaka urarangiye, uyu mwaka nzahindura ibi n'ibi, nzahindura ibi n'ibi, ese ibyo uri gushaka guhindura bizakugeza hehe kuko nta cya cyerekezo wari ufite. Ariko ko tumaze kureba icyerekezo cyawe, ubu ngubu igikurikiyeho umwitozo wa nyuma ni uwuhe? Ni ugufata umwaka umwe, ufite amezi 12, ukandika buri kwezi ibintu byose uzajya ugenda ukora kugira ngo za ntego zo mu mwaka wa mbere uzazigereho. Ariho hagaruka ya metode bita SMART, ushobora kuyigugoringa ukayireba, nagerageje kuyishyira mu Kinyarwanda, kuri iriya S niyo turi buvugeho, intego yihariye. Intego yihariye iyo imeze ite? Ni intego isobanutse, yumvikana kandi byoroshye kumvikana, kuko nimba ari ikintu kigoranye gusobanura ni uko icyo kintu utazazigeraho, n'urumva nawe kiragoranye. Ariko iyo gisobanutse kiba ushobora kukigeraho, kuko n'ingorane wahura nazo mu nzira umuntu yagufasha azi aho werekeza. N'Imana yaravuze ngo ifasha uwifashije. Ni gute wowe wakwifasha ukisobanukirwa, ukamenya ibyo ushaka n'aho werekeza kugira ngo ubiganisheho ubigereho. Izi nazo ni ingero nagushyiriyeho, nko mu kazi, mu mutungo, niba ushaka kugura inzu, niba ushaka kuba umucuruzi, uko wagira intego yihariye isobanutse. Ushobora kuvuga ati mu kazi, tuvuge urugero, umutwe w'akazi, ndi umucuruzi muri sosiyete runaka, nshaka kuba umwe mu bacuruzi 3 b'imena ba sosiyete nkorera. Tuvuge urashaka kuba umuyobozi muri sosiyete runaka. Abayobozi 3 ba mbere harimo perezida, hakabamo umusekreteri we cyangwa se umwungirije wa company, hakazamo ucunga imari ya company, ibintu nk'ibyo ngibyo. Izo position ukoresha, izo position 3 za mbere, ukavuga uti njyewe mfite ubushobozi bwo kuba nagera hariya, ndashaka kuba umukozi umwe muri bariya 3 ba mbere muri uyu mwaka, cyangwa se mu gihe kingana gutya, iti dore nzabigenza gutya, nzabigenza gutya, nzabigenza gutya kugira ngo mbe umwe muri abo ngabo. Mu gucunga imari, mu mutungo wawe ushobora kuvuga uti, ngarutse kuri rwa rugero rwo kugira umutungo, ni ukuvuga kubika amafaranga angana n'ayo ukoresha mu kwezi, cyangwa se urundi rugero ukavuga uti niba mpembwa ibihumbi 3 by'amadolari, ndashaka kubika amadolari angana n'ibihumbi 36 mu mwaka, kuko niyo nzahembwa. Ni ukuvuga 3 ku kwezi, 3 ku kwezi, 3 ku kwezi, 3 ku kwezi. Ese iyo ntego uzayigeraho ryari? Ibyo ngibyo tuzabigarukamo muri iyi metode SMART. Ariko iyo ntego ikaba yumvikana, yoroshye kuyumva. Intego zigoranye ziba zigoranye, ntabwo zigeraho. Nimba ushaka kugura inzu, ushaka kugura inzu hehe, mu wuhe mujyi, inzu imeze gute, ifite agaciro kangana gute, inzu ifite ibyumba bingana bite, ifite jaride se, ifite iki, ukabivuga neza mu buryo bwumvikana. No mu bucuruzi naho ni uko nguko. Muri make umwitozo ni uko umeze, ndumva bishobora kuba bisobanutse. Niba bidasobanutse wabigarukaho, cyangwa se ukanabikomentinga ukabibaza. Dore aho tugejeje kuri kubikubiye muri aya masomo aziye akurikirana mu mavideo atandukanye. Iyi video ya 2 twatangiye aho dutangira nkuburira, nkwereka impamvu ki intego ufata buri mwaka utazazigeraho. Ku bantu batabonye video, ni wo mwanya wo kongera gusubira inyuma ukajya kureba iyo video ukayumva, ndayishyira ahagaragara. Hanyuma ngubu turebye inzozi zawe, uko wazishyira ku murongo, ukagira icyerekezo. Hanyuma buri mwaka uko ugiye gufata intego za buri mwaka, ukaba uzi ko ufata intego zerekeranye n'intego wihaye mu myaka 10 iri imbere, ibyo ushaka kugeraho. Gutyo birakorohera yuko umuntu yakubaza se ejo uzakora iki, umwaka utaha uzakora iki, ukwezi gutaha uzakora iki, ukaba ufite mu mutwe wawe. Kandi hejuru utibagiwe yuko ufite akazi, ufite umuryango, ufite inshuti, hari amakwe, hari iki, ibyo byose bizagenda biza
ibyo byose ugomba kubiteganya mu gihe uri guteganya n'izi ntego zawe, ariko kwa kundi uza uvuga uti umwaka urarangiye ngiye gufata ibyemezo bishyashya, ugafata ibyemezo bishyashya ukurikije ibyo wanyuzemo utari kureba aho ushaka kugera. Ntabwo ushobora gutwara imodoka gusa uri kureba mu ndorerwamo ireba inyuma ngo ugere iyo ugera amahoro, nawe urabyumva, niyo mpamvu ibi ndakunda. Ibigiye gukurikiraho nimba hari ibyo utumvishemo neza wabisubiramo inyuma, hanyuma ukabyumva, ya myitozo yose uko ari 5 ukayisubiramo, ukayikora witonze. Ni ibintu bishobora gufata amasaha 2, 3, 4 cyangwa se umunsi kugira ngo ubyigeho uzabigereho ibyo wifuza byose mu myaka iri imbere. Nimba kandi ufite ibitekerezo cyangwa se ibibazo cyangwa se umushinga wumva twabikoreraho urugero, ushobora kuwukomentinga hano hasi, hagira n'udukomentingaho ukamwunganira. Niko abantu tugenda dufashanya, niko inshuti zigenda zifashanya. Cyanyuma kandi nimba wageze kuri uyu munota ugikurikiye ino video, nuko wabonyemo agaciro, ntukihererane, gasangize inshuti zawe wifuza yuko nazo zatera imbere, kuko uko nteye imbere ugatera imbere n'abandi bazatera imbere. Uko uteye imbere abandi nabo bazatera imbere, nanjye nzatera imbere. Twese tuzatera imbere dukoresheje impano twavukanye, aho kugira ngo dukomeze kuzita twiruka inyuma y'intego tutazageraho, ahubwo twiruka inyuma y'ibyo dushaka kugeraho, ni nako abandi bose bazabyungukiramo. Kuko nimba ushaka guteza umuryango wawe imbere, uwo muryango wahisemo cyangwa se uwo wavutsemo utahisemo, nawe uzatera imbere kuko wowe wateye imbere. Basangize, ubabwire baze bumve ubu butumwa. Nawe nimba ufite ubutumwa dusangize, ni karibu rwose igihe icyo ari cyo cyose. Nushaka ko nguha mikoro ugasangiza abandi, nabyo tuzabigeraho. Ni buhoro buhoro, buhoro buhoro, ariko tuzabigeraho. Murakoze cyane. Ngiye kubasigira video ebyiri. Iya mbere ni iyabanjirije iyi ngiyi, umenye uko wategura intego zawe za 2025. Iya kabiri niyo nakoze hashize imyaka ingahe, yitwa ngo inshuti zizatuma utagera ku ntego zawe. Iyo video nayo ni video irimo statistics, irimo ikigereranyo, ubushakashatsi bwakozwe. Nsobanura ukuntu ubwo bushakashatsi bwakozwe, ari cyo cyerekana ukuntu inshuti ufite iruhande rwawe zizatuma utagera ku ntego zawe. Ngayo nguko, ubwo mbararikiye ikiganiro cy'ubutaha, aho tuzakomereza aho twagarukije, aho ducumbikiye uyu munsi. Umunsi mwiza.